nyango ha mu maso nta kintu ushobora kupfa kuronka ahangaha imbere mu gahanga nuvuga ngo ntashobora kugeraho noneho yukubisa nukumva ni hazima ukumva ahangaha niho hakuriye aha niho hakuriye menya ngo icyo ubona cyose gica ku ruhande iburyo n'ibumoso kigaca ku ruhande yukubisa aha hejuru wa muti rero niho handi uzasanga abana mu ishuri ubwenge reka da umugore ugasanga mu rugo murashwana muraryana mutazi icyo mupfa ubwenge barabutwaye wamubwira ati genda uze kuntekera igitoki ugasanga yatetse ibijumba wamubwira ngo unteke wenda ujye mu isongo urira inyama ugasanga yaguze imboga za dodo ubwonko bwa hejuru rero uvuga ngo yo ahangaha bamaze kukwangiza hejuru mu gutwara ubwenge no kugusaza cyase guta umutwe tukagira ubundi bwonko bw'ahangaha inyuma aha rero kubisemo imuna kubisa akantu hitupfa uvuga ngo uruzi bwa rero burica wabuguteje abashaka kukwica ariko cyane cyane ubwo turi ku byo bita inyatsi ubwo nahangaha imbere nyine ubyumvira mu maso cyangwa ahangaha ku bwonko bw'imbere ubwo none umuntu wibona ibyo bimenyetso. Yes, reka twongere kuguha ikaze wahisemo gukurikira Muganga Clement. Hano ni aho tuvoma ubumenyi ku buzima ndetse butuma tubasha kugira ubuzima buzima. Ntatinze rero reka mbabwire video y'uyu munsi nutayireba umenye ko wahombye n'izindi zose uraba warazirebeye ubusa, kuko uyu munsi dufite ibihamya, dufite ibimenyetso, dufite n'amabanga menshi akomeye mushobora kuba mutarigeze mumenya. Mushobora kwibaza mutimeze bite? Mbere y'ibindi reka mbanze nakire uyu mukozi w'Imana Dr. Muganga Clement. Murakoze, ndabashima ko mwamaye na title ya Dr. Ubwo Imana yaranyimitse. Reka dushime Imana rero ko yemeye ko uyu munsi kongera guhura kugira ngo tugire ibiganiro tugirana kuri uyu munsi. Ariko mbere yuko hari byo tuganira byinshi reka mbumvishe iyi video namwe mwihera amatwi mutera gate mumvi video neza kuko birabareba kugira ngo mubashe kumenya ubuzima bwanyu n'abaturanyi banyu muturanye. N'abandi ni bande baguhaye uburozi? nabo ndabufite. Ubuvanye nyine? Ubuvanye? Nabonye za Kongo. Nabonye aho hose barabumpa. Ngira umukecuru wabuguhaye? Ntabwo muzi, ntabwo mwibuka. None se umugore agasonga murafatanyije? Murafatanyije? Urambariza iki ariko ubundi? Ntabwo bivuga? Ntabwo bivuga? Ntabwo bivuga? Nawe yaba arimo. Murafatanyije? Nawe yaba arimo. Murafatanyije? N'abandi bande? Tari n'ahangaha. Agira umugore agasonga yitwa? Yitwa Emerine. Emerine. Dogiteri we ko numva bikaze. Birakaze isi turimo ifite amanyanga menshi cyane. Abagoma bafite ibintu bicaranye babitse iyo bahunitse. Uyu mudamu baje kumpamagara bampuruza. Ndi ku bandi barwayi rwose nabo barembye ndi kubafasha. Mudamu araza yirukanka yahungiyeho. Yagiye ari umusazi. Nkunda kuvuga iyi mvugo nubwo wenda muri leta biteme bavuga ababana n'ubumuga bwo mu mutwe. Reka mbyite gutyo rero kuko yari yasaze uwo munsi ariruka umugabo we yabonye apakiye utuntu tse bite ariko ati mvimbere nta gutera icyuma ahubwo icyuma kire nkigutera. Umugabo yiruka agiye gushyiramo ipantaro ko yari yambaye mu cikupa akabutura k'imbere ariko ati ntabwo ndiruka ku muntu nambaye ubusa. Yagiye gushyiramo agapantaro agatiriningi asanga umuntu yanyuze mu rutoki yarenze. Nibwo ahamagaye abo baturanyi abaza ati mudamu wanjye nta mumboneye tereka ahubwo aza guhamagarwa n'umuntu aho ari umujyanama w'ubuzima niho yari yahungiye ariko hagera kuvuga amagambo y'amateshwa ibintu biterekeranye arimo avuga ati ibintu biri kunukira ati ndapfuye nise umugabo we bigenze gute mupfuye iki ati nta mugabo nkigira ahubwo umuntu yaraje kunsambanya kandi ari umugabo we noneho ubwo yazaga kumpamagara namwe rero mugene mumuzane nta kibazo mugene mumuzane musuzume nimutumara kumusuzuma mbahereza imiti mugene mwiteho mu rugo nta kibazo. Ubwo igihe bagiye kumuzana we n'umugabo we arabananira abananiye ubwo naragiye ngeze mu rugo aho ari yahungiye kuri umujyanama w'ubuzima ndamwegera ndasenga cyane nsaba Imana ngo imbaraga zihambaye imbaraga z'Imana ngo murazizi nyine ko zikora cyane rwose. Nibwo atanya ati tiritabi rivuye ritabi n'indi uri kurinywa ndamwese uyu ntabwo ari umugabo wawe tiho cyabwo cyo n'igi cyahagaze imbere yanjye ndakomenda senga ndatitiriza nibwo atangiye ati kanaka
ntabwo nshaka ko umugore duturana ahangaha niyo mpamvu nshaka kumusaza nkamwica yivuga amazina ubwo ni umurozi wari utangiye kumuvugiramo ni umurozi wamuvugiyemo yivugiyemo ubwo umugabo yifashe ku munwa arumirwa ako kanya nta wari uzi gufata bose barumiwe nta wafashe video nta wafashe recorder ahubwo bose barumiwe mu kantu umugabo arumirwa n'umugabo umukozi wa leta n'umusirikare rwose nta nenya kumuvuga ubwo nuwo ngo ubikora umugabo ari mu kazi nawe n'umukozi wa leta ari mu kazi ubwo umugabo yumiwe amaze kumirwa umudamu barazanzamutse ahazanzamukiye asanga amaguru yose yabaye amakare asanga amaboko yabaye amakare nta hamwe hari gukora bashaka igare bamuterekaho kugira ngo ujyane iwanjye mbashe kuba nagira imiti namusiga ibashe kugira gute amaraso yongera afunguka akore kuko bahagaritse amaraso kugira ngo abashe kuba yapfa nyine kuko ubwo namuvugira kuba ncitse adapfuye ntabwo binshimishije cyore wenda ako kavideo karaducitse aka ni akandi ka kabiri rero ndimo ngira gute mfungura imitsi ye ngo ibashe kuba yakora ako tumaze kumva se cyangwa nakandi ako kavideo tumaze kumva ariko je numvise biteye ubwo aze dogita bura we ntabwo ugira ubwoba rimwe na rimwe ukavuga ati ibi bintu bishobora no kumitana ntabwo ngira ubwoba kuko ndashima Imana ibi dukora ntabwo ari njye ubyikoresha ni Imana ni imbaraga y'Imana imbamo kuko nanye ngitangira kuvura aka kazi nahuye n'ibikomeye byinshi cyane nkahura n'abantu bameze nka gutya abase Imana abantu nzabavura gute ngira ngo Mose ubwo yavuga ati sinabasha kubwiriza sinaje gukora umurimo wawe Imana nabwo iti genda nzagugufasha nanjye rero Imana yampaye umwuka wera kugira ngo mfashe kandi anyobore uvuga ngo niba nsengeye umuntu umurozi akamuvugiramo ni igitangaza Imana yari igize gute yari yerekanye uvuga ngo rero uyu muntu yarageze ahantu kure ageze ahantu ho gupfa kuko amaraso yari yahagaze umutima wari utangiye guhagarara ariko Imana ikora ibikomeye ikora ibitangaza ngira ngo iyi video muzayumva yose mwumve ibintu bitangaza Imana yakoze oya niko bimeze ariko dogita ngewe hari amatsiko mfite pe hari abantu twaganiriye bambwira ati ngewe buriya bari abantu bajya basubiriza Nyabugogo cyangwa se bagenda basubiriza ku nzira ntago nabaha ifaranga ryanjye kubera ko ngura ari gihe yabaha akaba yagenda akakurogamo inyatsi ese ubundi koko ibintu byo kuroga inyatsi ku mafaranga watanze birashoboka inyatsi barayiroga kuko akenshi hari ubuhamya mfite ubwo umuntu nigize kuba mvura nyine inyatsi nka gutyo ndaje ndamubwira ndero umuntu wakuroza inyatsi n'ubundi ni mwene wanyu ntiyabyumva neza kuko yarafite mukase yajya mu cyaro akamusya nko 20 50 rimwe na rimwe 10 ariko yamara kumuha ayo mafaranga tise mwana wampa n'iceri cy'ijana ibaza umuntu aguha 50 umuha 30 ti wampa n'iceri cy'ijana nuvuga ngo iceri cy'ijana rero cyo yaramuzirikiyeho no gushaka bibyarabaye ikibazo cyore yarinze agira imyaka 40 n'ibiri atarashaka bako yaramuzinze akamuzingira kuri cya giceri yamuzingiye ku giceri nk'uko nkuko warubimbwiye rero aba basabiriza gutya nanjye nta muntu njya mpfa guha yuzuye ngo washonje kugira muri restaurant nkagura ibyo kurya nkishyura nyiri restaurant yaba ari ahantu hegereye butike bakaguha ikiro cy'umuceri cyangwa se n'usu y'umuceri nuko nkora tanye ngo nukuroga inyatsi agiye wakwitwaza ngo niyo ndi muganga ati nta kibazo nta byamfata oya turi mwisi na Yesu bamukozeho tunyuma imbaraga yigize gute cyokora unyunguye akantu k'ubwenge dogita ngiye najyaga nyine ari umuntu ashobora kuba yatereka nanabivemo burundu ntazatanga bakandoga ariko wanamugana ku kantu ko kumujyana ahantu icyo akeneye ukakimugurira ukishyura nyiri butike ariko none akandi kabazo k'amatsiko none se ukoresheje telefone bwo byagenda gute na telefone nta kibazo uyamuhaye kuri telefone nabyo nta kibazo rwose nta kibazo kuko nagira ngo mbihuze n'ubutumwa bwa mbere tumaze kunyura bw'uyu muntu kuko uyu muntu yazize iki bamutwaye ikariso bamutwara umusatsi bambaranaga imyenda byose muzabyumva nuvuga ngo yadaza kumutwara ibyo bintu ntacyo yari kumutwara nuvuga ngo nawe rero iyo umuhaye icyo giceri cyangwa ukamuha iyo note hari icyo nyine abagutwaye ubwo nibi none byo gukuburira abantu imyenda nayo bashaka wabimenye amaye ayiwe nuko mwabantu mwe mushaka gutanga ibicitse kuko hari ukuntu ashobora kukuzaho wowe utamuzi ariko wari intumwa y'uwamutumye ari intumwa y'uwamutumye tugenda uzasabe umwenda ikabutura usabe ishati uzagenda wambaye ishati yacize y'umupira wacikaguritse nugera wowe wampaye agashati kureba imbeho yenda kunyica tazagira bizagira ubuntu azagira gute azaguha agapira k'imbeho kuko hari umudamu umwe nawe nzi byagenze gutyo yabikozwe na nyirabukwe
yahoraga mubutira umupira w'imbeho agize ati kumuha igitenge akacyanga namuhisha aketa akaryanga uyu mupira awushakaho iki wako yarazi ko umupira umukazana akunda kwambara iyo yawambaraga rero igihe cyose yarwaraga umutwe akishimaguna mu mugongo kugeza ubwo atandukanye n'iki n'umuhungu wabo asiko numva ibintu biteye ubwoba. None se muganga dogiteri wenda turimo kugenda tunagana ku musozo kuko hari abantu bari bakudukurikira muri aka kanya ariko bakaba bafite amatsiko y'ibyo bintu bijyanye n'inyatsi. Urugero kuko hari umuntu ushaka kubwira ngo inyatsi akabati rero ibintu by'inyatsi muvuga nge ndumva bitaba ahubwo wenda ni imibare mibi y'umuntu cyangwa se ni imibare ipfuye y'umuntu n'uburangare yagize. Abantu benshi bakunda kumbwira ayo magambo namubwira ati nyatsi akaza rwose gaparika imodoka hariya afite iduka hariya mwaganira ku by'inyatsi nyine akaguseka agahirima kandi nubwo afite iyo modoka afite wenda n'iryo duka yakaba ageze mu modoka nk'icumi ariko bamukubise inyatsi ntago arabukwa ugasanga aparitse aho ngaho nta mwana agira umugore warabashwana iyo inyatsi ya mbere inyatsi sukura amafaranga ntago rukura amafaranga ushobora kuba ni kamera yawe ihora ipfa buri kanya ubwo urujya gukoresha ntago amaga ngo rero dukora ikiganiro ikabirapfuye kandi twamara gusubuka gahunda tuyisubitse cyane ikaba yakunze n'umumotari bahana gahunda yatera umugeni moto ikakwaka cyangwa watwara moto umuntu umutwaye wenda Ikimironko ukabura ugarura ukayigarurira aho ngaho cyane wanahitera n'umugeni uhagaze ahantu bikanga traffic ikagusanga aho ngaho wacika ukakoza ku muntu akamusigiye nka be n'uwo muntu rero useka ngo inyatsi ntibaho wenda afite iyo modoka afite n'iryo duka ugasanga ahora kuri miliyoni 20 mu iduka ntirikura byaragwingiye ugasanga iyo modoka yahora mu igaraje anywa essence ruti y'abandi bafite imodoka nk'ubwo bwoko ntamenye impamvu inyatsi nuko ikora ahubwo abantu bibaza inshuro nyinshi iti inyatsi ifata gute wabwira iki kwenda ufite inyatsi ahubwo ako kandi ko ngiye kugeraho ndetse nkanakubaza ngo ese koko mushobora kuyivura inyatsi iravurwa n'indwara nk'izindi indwara nk'izindi twiyemeje kuvura amarozi tuvura amarozi y'amoko yose nukuvuga ngo inyatsi ngira ngo nabivuze inshuro nyinshi buryo cyenda dusuzuma dukoresheje ibimera Imana yaduhaye hari ibimera dushyira hano ku mazuru nibyo nkoresha nsuzuma none y'ukuri umwuka wabyo ahari uburozi niho uwo muti ugenda ugapika niba ari kuko abantu ari umuntu utazi ubwonko umuntu afite uyu mutwe twifite hano nakubwira ngo ufite ubwonko bungahe ko batansubiza reka nana nzi ko ari ubwonko bumwe nanjye nzi ko ari ubwo bwo hejuru nyine bari bwinshi bwifundakiye aho ngaho ufashe ntago ubwonko ari ubwa hejuru ubwa hejuru ufite akamaro kabwo n'ubwaha akamaro kabwo n'ubwaha akamaro kabwo n'ubwaha imbere akamaro kabwo naho inyuma akamaro kabwo ubwonko buba butanu amaye nkuko ufite intoki 5 niko ubwonko ari butanu buri bwonko bukagira akamaro kabwo ubwo ndagira ngo twinjire mu cyo bita kurogwa inyatsi nyirizina no kurogwa n'ubundi burozi akamaro waguteje ubwo burozi icyo abashaka kugira ngo agereho nuvuga ngo iyo uyukuruye uwo muti y'ubwumviye ahangaha yumvishe uwo muti ukubise ahangaha menya ngo ha mu maso nta kintu ushobora kupfa kuronka ahangaha imbere mu gahanga nuvuga ngo ntashobora kugeraho noneho yukubisa nukumva ni hazima ukumva ahangaha niho hakuriye aha niho hakuriye menya ngo icyo ubona cyose gica ku ruhande iburyo n'ibumoso kigaca ku ruhande yukubisa aha hejuru wa muti rero niho handi uzasanga abana mu ishuri ubwenge reka da umugore ugasanga mu rugo murashwana muraryana mutazi icyo mupfa ubwenge barabutwaye wamubwira ati genda uze kuntekera igitoki ugasanga yatetse ibijumba wamubwira ngo unteke wenda ujye mu isoko ngurira inyama ugasanga yaguze imboga za dodo ubwonko bwa hejuru rero uvuga ngo yo ahangaha bamaze kukwangiza hejuru ni ugutwara ubwenge no kugusaza cyase guta umutwe tukagira ubundi bwonko bw'ahangaha inyuma aha rero bakubisemo iyo umuntu akubise akantu hita upfa uvuga ngo uburozi bwa rero burica wabuguteje abashaka kukwica ariko cyane cyane ubwo turi ku byo bita inyatsi ubwo nahangaha imbere nyine ubyumvira mu maso cyangwa ahangaha ku bwonko bw'imbere ubwo none umuntu wibonaho ibyo bimenyetso byuko akora ibintu bikanga wenda ari mu muhanda ahorana izo konterevasiyo cyangwa se akunda kurwaragurika ubwo abakeneye nawe mwamuvura twamufasha oya muga reka nkwereke tanga nimero tanga nimero kambahe nimero yacu ni 0782 23 12 87 kanyisubiremo 0782 23 12 87 nkimara kubaha nimero ariko
aravuze ati koterevasiyo ni iki hari n'abakinnyi agera mu kibuga imbwa ikamufata kandi rwose dogiteri yapimye agasanga umuntu ni muryerye ni mutaraga nta kibazo afite reka bangara turumbi hari uwo nze ejo bundi we yanyihereye ubuhamya yagiye gukura ibijumba umurima baramaze kugira gute kukagira agezemo araryama arasinzira akangutse yakwa ibijumba 3 byazamukanye umurima we barawuroze Nibango nawe rero kwiduka ryawe ashaka kuba hazinze utabizi ariko hari ibimenyetso nuza utugana tuzabikubwira ubashe kwigenzura nawe ubwawe kugira ngo ubashe kwiteza imbere mu buryo bwagutse kuko hari uburyo ugerageza kuba wakora bikanga umwana mu ishuri bikanga hari umugabo umwe ndamufite n'umukiriya wanjye n'umurwayi ndi kuvura ndi kwitaho yaramwita kana kanje nanjye kuzakicisha inkoni ejo baramunzaniye umwana musuzumye nsanga baramwangije amatwi barayangije ntabyo bari bazi umwana aricyo namubaje araje ngo arije mvuze ngo iki kandi ubona ko ari kukumva uvuga ngo muganira ubwenge bwibireye ahandi noneho ku ishuri mwarimu yahoraga akubita akabuno yarakanogeje umwana yagera muri ubu bagakubita bakanoza kandi bamaze kumwangiza abo bana rero muri gukubita mutazi icyo muri kubaziza banzu ugenzura umenye niba umwana wawe ari muzima koko utaburi kwicira abantu bahondagura wongera ku burozi babahaye uri kubicura ubuzo cyangwa wowe mugabo n'umugore niba mubanye nabi manze mwigenzuze mugenzuze iby'Imana yaremye mugenzuze iby'umwuka mumenye urugo rwanyu ko ruhagaze ko tubwirwa kenshi ngo urugo rwiza ni ijoro ritoya ngira ngo ahari byumvikanye kiganiro cyacu cyumvikanye wowe wumva iki kiganiro ugerageze kujya cyohereza abandi kugira ngo isi yose ibashe kumenya uko ingo zabo zihagaze cyangwa n'ubuzima bwabo uko buhagaze murakoze cyane rwose Imana ibahe umugisha.